Aramutse gute Keza? Keza bite? Umuntu utishimye meze bite? Keza? 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 Meze bite Keza? Keza sana kandi bigenze bite? Umuntu Keza atishimye byamugendekeye bitera? Keza ngomba kumenya icyabaye pe. Ntabwo bikunda bino bintu. Keza ngomba kumenya icyabaye. Imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka mwami kubaho nagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Uyu mukobwa udakora n'amarido neza karibu iki se ubu umukobwa wamubwirije gutunganya amarido kwe? Ubu igihe cyose nzajya nzira nibwo nzajya nza akaba nijya gutunganyiriza amarido mpaka. Ariko rero uri kuvuga nabi tuza amarido ntago ari cyo kibazo. Ntabyo mvuga nabi mbabarira. Ese noneho kutashye nabi byagiye. Ntabyo mvuga ndebera nk'ukuntu aya meza asa. Ameza yari ari kuyakora nkuko hari utuntu nari mweretse agiye. Ariko reka mbanze nkubaze. Iyo umuntu afata telefone agahora areba se muri telefone ye mpaka buri munsi musanga muri telefone. Ibibazo umugabo mwiza ajya woroshya ibibazo rwose. Tuza rwose. Ndatuzi iki ndebera ukuntu izi ntebe zisa. Reba ukuntu zimeze. Ubu simisego wavuga ngo wayishyizemo. Ihangane rwose. Uyu mukobwa agomba gushaka umugabo akamvira hano. Si ibibazo mwuka. Guhora muri telefone areba se nge ntago mbikunda simbishyigikiye sinanabishaka. Ikibazo ni ukureba papa wese. Buretse gato reba hariya. Uyu mwenda urasa gute w'intebe? Urasa gute nibyo nkubaza? Uyu mwenda araza kuwuhanagura. Ibyo bintu ntago mbikunda nta nubwo mbikeneye na gato. Simbikeneye na gato. Nta soni. Nuko murera se. Nuko murera. Ubu ubonye abashyitsi wabicaza ngo mbwira ahantu wabicaza. Ubonye abashyitsi wabicaza. Ntabicaza mu ntebe. Hehe nyine. Muri izi ntebe. Zisa gutya. Kandi turi kuzikora turi kuzihanagura nuko agiye hariya mu gikari hari utuntu arimo hehe hariya mu gikari. Niho ari. Buretse ndebe ko ari hari. Ibyo bintu mwigize byo kurera abajege ntabwo mbishyigikiye. Ariko se noneho byagenze. Oya. Deba hano wicaye ukuntu hameze. Ndabona ibyanga bitoroshye mwuka byara. Ndabona ari ibibazo. Aha. Ni ibibazo rwose mwuka byara. Imana niyo yo kuturengera. Mana yanjye. Ibibazo birakwiye. Kumana si uyu ni umugabo nazanye koko ushaka ko nirukana n'umwana nabyaye kumiro ni amavunja si ibibazo koko mukabyarana abagabo bo muri iyi minsi mwana yanjye ntabwo byoroshye Imana niyo yo kuturengera ntacyo nabona mvuga. Sabo ni bandera. Kabera!
ingegerayo yagiye he? nuko atazi. Ibintu byo muri uru rugo nabyo bijya Kabera! Karame boss. We na hano wakibura buryo we ngwino ureba abantu bari gukomanga. Subundi mwa mwagiye. Boss narindi hafi. Nawe ugiye kumbera nka iriya ngegera y'umukobwa. Oya boss. Reba abantu bari gukomanga aho ngaho. Amahoro. Hanyuma kwa Kagande James. Kagande James. Sisi mwabyera. Oya ntitwaje kuko ibyo dufuse biratwereka atari Boss. ngaho. Hano hari abantu bashaka kwa Kagande James. Kagande? Genda subira mu kazi kawe. Subira mu kazi kawe. Muraho? Amakuru yawe? Uraho nawe? Ndaho. Mumeze neza? Muragenzwa n'iki se kandi? Okay, turashaka abo muri uru rugo. Jewe nitwa Isimbira Isa na mugenzi wanjye Remezo Jonathan. Dukorera ikigo cy'ubwishingizi cya Igofang. Cy'ubwishingizi? Okay. Karibu. Karibu. Yani karibu. Aha ni mu rugo. Murisanga. Mwicare mugubwe neza. Mumeze neza mwari muri aho, hano ni mu rugo nta kibazo. Kabera! Kabera! Karame boss. Nzanira sengeri nambare. Mwari mumeze neza ariko. Turaho. Izuba rimeze nabi. Akavura karabuze. Murakoze. Ese ibyo biryo bigeze nge nta nubwo birashya ngo twakira abashyitsi. Boss nibwo tukibiterekaho. Okay, mugire vuba bashyitsi bagende barengaho subira mu kazi. Murakomeye rero. Yego. Namwe n'amahoro. Ni amahoro nta kibazo. Rero reka tuganire. Tuganire kuri uwo mushinga wanyu mwambwiyeho. Twumva uko bimeze. Murakoze. So rero hano hari amafaranga arenga miliyoni 20. Ariko Keza uri murashasha abaho mu biki? Genda ajya gukora akazi jya mu gikaru. Rebe ufashe undi mwana mu teke. Yego nkuko nabikubwiraga. Hano hari amafaranga arenga miliyoni 20 yizigamwe nyine mu gihe cy'imyaka 10 ishize. Yego. Umwana witwa Keza Oruga. Keza Oruga. Imyaka 12. Rero yaba hari ngo tumubone. Keza. Okay, reka muhamagare. Keza mwana wanjye. Ngwino hano kibondo. Ngwino mama. Tambuka neza. Keza mwana wanjye mukobwa nkunda. Icara. Meze neza. Ariko wanoze nuko urasa neza nibyo. Niba mba nshaka. Cara utuze. Keza mwavugaga n'uyu nguyu. Keza. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 22. Ni 22 afite Keza wanjye. Keza umeze neza. Papa wawe witwa Kagande James. Yego niwe papa wanjye. Yego. Rero papa wawe Kagande James hari amafaranga yari yarakuzigamiye mu myaka 10 ishize mu gihe wari ufite imyaka 12 yo kuzishyura ishuri mu gihe cy'ahazaza. Rero tumenyesheje ko ugize imyaka 22 wazayakoresha. Miliyoni 20 hajya se miliyoni 20 ra? Papa wanjye. Yego ni papa wawe. Yego ni miliyoni 20 ntabwo mwibeshye. Kwiga university. Kandi Keza mwihangane twaramenye ko mwabuze umubyeyi.
condoleance. Ya twaramubuze twaramukundaga man ariko nigendera heza ni mu ijuru rwose nukuri. Komera pe komera. Ya. Keza mama wawe arahari? Arahari. Mubwira aze adusinyire kuri izi mpapuro. Nukuri hamagara aze dusinye rwose. Bamuhamagare. Yego. Ariko Keza iyo ubona ibyatsi byarameze hariya uba wibaza uba wumva yuko kabera ari ugomba gukora isuku. Wari kumbwira naje kukubaza wowe yabanje kubwira hano haje abantu imyanda tube tubyihorera hano haje abantu ngo bakorere ikigo cyitwa Ngoboka Foundation barampamagara yego ngo hari amafaranga ngo papa yambikirije ngo kera ibyo bintu ntabyo nzi. Ibyo nanjye ntabwo bindeba icyo bambwiye ko hari miliyoni 20 bambikirije papa. Yego ubwo ntarangiye gusubira muri kamera. ubu uzi kurinda mana uzi kurinda twanze tujye kureba. Naho ubundi mushatse mwazana nkaba nsinya. Oya. Nukuri. Tegeze mama w'umwana. Ni wahanini dukeneye cyane. Okay, ariko nanjye nsinye nta kibazo ese ko n'ubundi ndise wabo. Mubanguke dusinye nukuri miliyoni 20. Mwiriwe mubyeyi. Mwiriwe neza. Uyu ni umugore wanjye nkunda cyane, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane. Ndabakunda tugiye gusinya. Mufite bike? Oya buretse gato. Uretse hano habamo bike. Reka nzibahe dusinye. Yidutize. Mama Keza rero twatuje kugira ngo tukubwire udusinyire hano. Nukuri dusinye pe. Okay. Reka dusinye naho ubundi nukuri ziriya miliyoni 20 dusinye pe. Mwana wanjye sinye ndabakunda nukuri nta kintu nabimba. Naho ubundi oya aba barabaye kandi mwari mukoze no kwemera kuza kutwakira mwarakoze kwihangana amafaranga murayabona vuba. Ari amafaranga turayabona nuko muzaza mukazanye muje kuyatwara. Mwana wanjye aka gapapuro kabike neza mwana wanjye. Okay nicyo cyari kituzanye rero murakoze cyane. Imana ikomeze kubana namwe katutaye. Nukuri namwe Imana ibarinde. Imana ibarinde mwakoze cyane. Yego. Nuko mubamperekereze nukuri. Mubageze ku irembo. Nukuri. Mubaherekeze nukuri. Mubageze amahoro. Keza umukobwa wanjye ubamperekereza neza. Data we. Miliyoni 20. Ariko icyonzi cyo nukuri kwibana nzazitsindira tu. Ndakoresha ubuhe bwenge. Nzazibakureho we. Miliyoni 20. Ise yabasigiye. Yasize araze Keza. Yamuzigamiye. Ntabwo nabyemera icyonzi cyose gusa kandebe nsome neza se nibyo cyangwa ni inzozi ndarota. Hase ubundi wasinyaho ubundi nanjye ko n'ubundi ako se hari urundi rupapuro bajyanye ntabwo byaba ari byiza ahubwo reka nkwereke ndakoresha ubundi bwenge nsange ku buryo izi miliyoni 20 nanjye nzabonaho. Ntabwo nabyemera kuko ngiye kubitwaraho neza mbajishigira urukundo rwiza cyane ndabitwaraho neza. None Keza namubwiraga nabi nkamutuka nkamutonganya nyina ngiye kugenda nk'akamarayika nigira nyoni nyinshi kugira ngo aya mafaranga ndayarya n'icyonzi cyo. Ngiye kubaho urukundo rwiza we ruryoshye rutomoye rw'imitoma. Keza urajyayo. Keza iki nicyo gihe Imana ni umukozi w'Imana. Oya nibyo iki nicyo gihe niyo saha y'Imana. Sheri erega nta kitavugwa byose biravugwa. Haleluya Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Tuzajya mu masengesho. Nukuri rwose. Keza rero
mu gikari ugenda utunganya ibintu mbe mvugana na mama wawe Yego. tube tuganira ugenda ubike n'uru rupapuro sibyo se nabundi sheri ndagukunda pe buriya rwose buriya nubwo natahaga ukabona ndakubwira nabi nta rundi rwango aba ari ukugira ngo tuganire dusase inzobe dusaranganye imirimo nyine mu rugo kameme nk'umuntu w'umugabo mu rugo ngomba kugira akantu k'agatsuri ni ukuri iyi niyo saha y'Imana nanjye narasenze Imana yari yarabimbwiye vugisha ukuri iki nicyo gihe iyi niyo saha y'Imana Imana igomba gukora sheri bitewe n'urukundo nkukunda reka mpamagare Kabera nzanire gitari yanjye nanakuririmbira akaririmbo nka sheri wanjye sibyo se haleluya rwose aha Kabera nzanira ya gitari yanjye aho imanitse aho ngaho uyinzanire hano nabundi sheri buriya ntukagire ngo mba ndi kukubwira nabi wapi nta rwango umutima wanjye urera yego bibaho mu buzima nyine umuntu arabyakira ariko bibaho mu aha yego urakoze hanyuma mutegure kandi gahunda neza hanyuma ukangiye kujya mu kazi hanyuma rero njye kugucurangira akarimbo Keza n'ukuri ndagukunda ndakwemera rwose n'ukuri kw'Imana ariko nakwima ikiko icyo nakwima kirakagujyanga Imana ni umukozi w'Imana ndotega amatwi ukuma ariko nyegera kibondo cyane yego reka ariko ndagukunda mama nanjye ndagukunda cyane cyane wowe